Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gusora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwe uhita utsinda, ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe rero, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami, ibyo byose ugira uhita ubibonera ku gihe. Rero kanda subscribe mbere y'uko ureba ino video. Kwibutsa ko ushaka kode ziri koneka waba rose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora uratwandikiye cyangwa uduhamagara ni kuri 0789351626 tukakwigisha, ukaduha amasaha kubonogeye. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare rero ku izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ndakeka ko mwamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Mu byapa byo ku mihanda imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Iyo video namaze kuyakorera, musubire kuri YouTube channel yanyu muyirebe ukuntu ikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ikibazo babazaho mu kizami. Uramara kuyireba nta kibazo cyereke ku byapa cyakugora. Aranga umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga, sega ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Deka ngo birabujijwe kuhinjira. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda ko ari butanu: ibyapa biburira, ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza, ibyapa biranga ndetse n'ibyapa byo gutambuka mbere. Ese kino cyapa cyo gisobanura iki? Ndakeka ko amaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni se. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Iyo ugeze ahantu ukasanga kino cyapa ntabwo wemerewe kuhagarara, yaba umwanya munini yaba n'umwanya muto. Ndakeka ko amaze guhitamo se, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya, nizeye ko urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ugaragaza iki? Arangwa impombe mpimbano z'umuhanda. Mbega ikaba ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini. Seka ngo ahanyurwa n'abayobozi b'amagare. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosorana ikizame, baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Nikiramuka kije mu kizami murakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizami uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu, kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizami mu gihe wari uri kugikosora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo
buri modoka cyangwa buri rumuri kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: kwa kundi uba ugiye kudepasa umuntu kugira ngo akwereke ko yabonye ko ushaka kumudepasa, hari itara akoresha, batubwiye ko ari itara risa n'icyatsi kibisi. Ese iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe kuri iyo modoka cyangwa se kuri iyo romoro kikuruwe n'iyo modoka? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cya nyacyo kimwe ucyandike ku gapapuro. Araho ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, beka ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, seka ngo inyuma ahegera inguni y'iburyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ko batubwiye ko nta giso cy'ukuri kirimo, ese icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Ubundi igihe hakagombye kuba igiso cya nyacyo baravuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, nibwo uzahita uhitamo icyo ngicyo, nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hano dukosora ikizame, ariko turi no kwiga. Kujya umara gukosora kino kizame ubonye ku bibazo byinshi bitandukanye, kuko naho batubwiye ko nta giso cy'ukuri kirimo, iyo gihari turakikubwira kugira ngo nikiramuka kije mu kizame noneho urakora mu kanya bagikizeho uhita ugikora. Murabizi intego ya Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye rero kujya ubona ikintu cyose nshyizeho ukanda subscribe aho hasi. Hari abantu bambwira ngo ibintu ukiraho cyane cyane biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu bizame ngo ntabwo babibona, ariko umuntu wese wakanze subscribe agera ahita abibonera ku gihe. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya kane kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rifite amabara akurikira. Ese iyo tara riba rifite amabara asate? Aravuga ngo umuhondo, beka ngo icyatsi kibisi, seka ngo umweru, deka ngo umutuku. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Iryo tara riba rigomba kuba rifite amabara y'icyatsi kibisi. Bari bamaze kubivuga kwa kiriya kibazo dusoje. Kino ryo tara bashyira ku kinyabiziga kugira ngo umuyobozi utwaye imodoka yerekane ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Twari tumaze kubibona ruguru, bari batubwiye ko ari icyatsi kibisi, none hano bahise bakikubaza mwa buno buryo barakubwira ngo ese riba risa rite? Kiriya kibazo turangije bari kubwira ngo rishyirwa he, hano bahita bari kubaza ngo isi iryo tara riba risute. Ariko urabona ko hejuru bari batubwiye, ndakeka ko ramaze guhitamo B ivuga ngo icyatsi kibisi, ndakeka ramaze kuyandika ku papuro. N'ubundi hejuru bari batubwiye ko iryo tara riba risa icyatsi, bahita batubaza ku kindi kibazo bagihinduye, bahita bakubaza ngo iryo tara ngo riba risa rite, ariko byo batabiguhaye rero wagombaga guhitamo B ivuga ko ari icyatsi kibisi. Urabona ukuntu ibibazo bahita babihinduramo akantu gatoya kigahita gihinduka. Ni ingenzi rero ko dukosorana kino kizame, ukajya ureba ahantu bitandukaniye kugira ngo nibiramuka bije mu kizame urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Hari ikintu uba ugomba gukora. Ese ukora iki? Ari nko gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Iyo bavuze amatara ndangacyerekezo ni ukuvuga ngo ibinyoteri. Beka ngo itegereze neza niba icyapa kikwemera guhindura icyerekezo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B iba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ni ukuvuga ngo utanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo aribyo bita ibinyoteri, kugira ngo abandi bayobozi biborohere kumenya icyo ugiye gukora, ndetse ukanitegereza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kuko hari ahantu haba hari ibyapa biri kukubuza guhindura icyerekezo. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo C ikubwira ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho, ese uri kubona ari mpande eshatu, ese uri kubona ari urukiramende cyangwa uri kubona ari uruziga? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kino cyapa rero gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Arabanga uburenganzira bwo gutambuka mbere, mbega ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri, seka ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda, deka ngo birabujijwe kunyuranaho. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Mu ruhande rw'ibumoso. None ibumoso uri kubona ko bashyizemo imodoka ariko iri mu mutuku. Ubundi iyo biri mu mutuku akenshi baba bari kukubuza kubona kunyuranaho, bikorerwa ibumoso, none imodoka iri ibumoso isa umutuku. Niyo mpamvu kino cyapa gisobanura ngo birabujijwe kunyuranaho, ariko ntabwo ari kunyuranaho uba wanyuranaho ku mamoto cyangwa kuri za velomoteri, kwa biriya binyabiziga by'ibiziga bibiri ntabwo wemerewe kunyuranaho udepasa imodoka. Ndakeka ko ubisobanukiwe, kuko hari igihe uzagera mu muhanda ubone hari kino cyapa ariko ubone hari umuyobozi w'ikinyabiziga udepashe nka moto idafite akanyabiziga ko ku ruhande, cyangwa ubona depashe nka velomoteri. Byo biba byemewe, ikintu ubujijwe ni ukudepasa imodoka, kubera ko mwa bino birango uri kubona ko harimo imodoka. Ndakeka ko usobanukiwe, ariko usubiza ngo birabujijwe kunyuranaho, ariko ukamenya ko ari ukunyuranaho bibujijwe ku modoka. Ntabwo wemerewe kudepasa imodoka, ariko za velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande yo uba wayanyuraho cyangwa wayadepasa. Ndakeka ko muzwitamo D, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ntabwo wabyuka wite wikubita mu muhanda utware ngo kubera kuzi kuyobora, kubera kuzi gutwara. Oya, hari ibyangombwa ugomba kuba ufite kugira wemererwe gutwara biteganywa n'itegeko. Ni iki gikenewe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aranga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, beka ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, seka ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo bashatse kuvuga ngo A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari rero mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni perime. Ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga ufite agaciro, ukaba ufite n'icyemezo cy'iyandikwa y'ikinyabiziga. Ndakeka ko ramuzwe itamo rero D, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora, muri ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Gusa ikinyabiziga gishya ese zizakenerwa gusuzumwa bwa mbere ryari? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo nyuma y'umwaka umwe, beka ngo nyuma y'imyaka 2, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A nyuma y'umwaka umwe na B nyuma y'imyaka 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2 ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ibi ngibi muzajya mubikenera niyo muzaba mwaramaze kubona kategori mwaraguze ibinyabiziga byanyu. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu ntitwemerewe kuzikoresha he? Areba ngo mu biro bya leta, mbega ngo mu biro bya polisi, se ngo igihe utwaye ikinyabiziga, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta urabizi na serivisi dusaba tukabahamagara kandi bakatwitaba. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka ugomba kubibamenyesha ukabahamagara kandi bakakwitaba. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Ndakeka ko wamaze guhitamo se, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mu yandi magambo, mbere yo kudepasa ikindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, kubera ko iyo uvuze kunyura ku kinyabiziga hari umuntu utabyumva, ariko wavuga kudepasa agahita abyumva. Rero ni ngombwa kumenya ko. Aravuga ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, mbega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Se ngo ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu bigomba kureba neza, hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ntabwo waba ugeze mu koni ngo udepase utari kureba imbere mu ntera runaka. Ntabwo haba hari ibihuta ari kureba imbere neza ngo unyuraneho. Niyo mpamvu uba ugomba kureba neza niba umuhanda ubona neza ukitondera kunyuranaho kugira ngo utiteza ibyago cyangwa ugateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu wa mugomba kwitonda. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda uze twigane mu shuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ho tuba twanahura tukigana turi kumwe, ukiga neza. Umunsi ukurikiye ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, ariko ukaduha amasaha menshi tukigana turi kumwe. Mutwarike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe he? Ari ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, mbega ngo hafi y'ibitaro, seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Birumvikana ntabwo wagenda ahantu hose uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Ese ni hehe biba bibujijwe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Niba ari hafi y'ibitaro, hari ikinyabiziga kivuza ihoni uri na muzima ukumva hari ukuntu bikubangamiye, none wibaze hafi y'ibitaro harimo abarwayi. Niyo mpamvu kuvuza amahoni hafi y'ibitaro birabujijwe. Ndakeka ko muzwitamo B, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Itegereze neza. Arabangwa amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, mbega ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, seka ngo imyaka 2, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro, ubundi icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe. Urahitamo inyuguti ya D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kuko byombi ni ibisubizo bya nyabyo. Nkomeje gushimira abantu muvuye gukora, mugahita muza mukadushimira. Hari abatwandikira muri komenti, hari abaduhamagara, hari abatwandikira kuri WhatsApp, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose gikozwe n'ahandi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ugibonera ku gihe, aba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 13 cyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze, gikoramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda inyuma ya kino kinyabiziga gitwara abagenzi, urugero ni ziriya bisi zidutwara, iri guhagarara igashyiramo abantu cyangwa igahagarara igakuramo abantu. Ese uba ugomba gukora iki? Ari aho kunyuranaho ibumoso, B ngo gutegereza yihanganye. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta igiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ubu ugomba kunyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Ariko niba kubaza ese igihe cyose ni ibumoso, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko biba bishobora no gukorerwa mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo cyangwa bitewe n'ahantu wowe uri kwerekeza. Rero ikintu uzakora mu gihe uri inyuma ya kino kinyabiziga kiri gukuramo abantu gishyiramo abandi, uzagidepasa ariko mu ruhande rw'ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Ari aho kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Seka ngo kuvuza ihoni. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze mu gihe ubonye ishuri. Kuko birashoboka ko isaha n'isaha umwana yakwihura mu muhanda ukaba wamuteza ibyago cyangwa akaguteza ibyago. Niyo mpamvu mugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ndakeka no muzwitamo A. Ndakeka no muzwandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura k'ibirahuri dukurikira tungahe? A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri, kwa kundi ubona imvura iraguye ukabona hari utuntu turi guhanagura ikirahuri. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C 1. Bavuze nibura. Hari icyo uzabona ubone gifite 2, hari icyo uzabona ubone gifite tungahe, ariko bavuze nibura kiba gitegetswe kwa gifite 1. Ariko hari ibyo uzabona kibiriho 2 tungahe, ariko nibura kiba gitegetswe kwa gifite 1. Ndakeka ramuzwitamo C. Ndakeka ramuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa kubera ibinyabiziga. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ategamye
mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro, ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Mwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikinyabiziga cyose gifite moteri uba uri kureba ahantu, uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Akavuga ati bitewe n'ukuntu uri kwihuta uri kugenda kilometero 80 mu isaha ntudahindura umuvuduko. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Mwese murabizi bino binyabiziga iyo bigiye mu butumwa bishobora gutonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda mwagiye mubibona. Ririya tsinda rigomba kuba rifite ibipimo bitarengeje metero 50. Uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'irinyuma nawo ugomba nibura ko ufite umwanya ungana na metero 50. Ariko hari ibinyabiziga bitemerewe kugabanywamo aya matsinda nubwo byaba birengeje umurongo wa metero 500. Ibihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ariko ngo ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ndakeka no muzwitamo B, ndakeka no muzwandika ku gapapuro. Ibi binyabiziga by'abasirikare byo nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 ntabwo babigabanyamo amatsinda bigomba kugenda ku murongo umwe. Ndakeka no muzwitamo B, ndakeka no muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hataburemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibi bikurikira. Ese hagomba iki? Ari aho umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Beka ngo abaherekeza babiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 aricyo kibanziriza ikibazo cya nyuma. Kirabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Wagiye gusura abantu mu cyaro cyangwa bitewe n'ukuntu ibihe bimeze hari urwondo, ikinyabiziga cyawe kigaheramo. Ese kugira ngo kivemo hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariko ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Beka ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ubuhe buryo buba bushobora gukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo mu gihe cyahezemo? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Iyo bavuze inziga ese wumva icyo ari cyo? Iyo bavuze inziga ni nko kuvuga ngo imipine igomba gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere.
ndakeka ko waramaze guhitamo rero B, ndakeka waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa bino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ubwo bugari bwayo buba bushobora kugera ku bihe bipimo? Mwa bino bipimo baduhaye tegeze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kugira kuri metero 3. Ubundi kino kibazo neza neza barakibaza, ukabona bavuze ngo ni metero 2 n'ibice 75. Ukabona ikindi gihe hano ho tuvuze ko ari metero 3. Ubundi kino kibazo iyo bakiguhaye bino bipimo baduhaye bakabishyira mu kibazo, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko ngo iyo mizigo ijya mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera. Ubwo bugari bwayo bugiye guhita bwiyongera bukaba metero 3. Kino kibazo bashobora no kukikubaza zino metero wazishyize muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo A santimetero 400, B santimetero 350, C santimetero 300. Uzahita uhitamo C ko ari santimetero 300. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka uramaze kuyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wagize uranyandikiye cyangwa ukamamagara ni kuri 0789 35 16 26, nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu, wagerwaho ugakora rimwe ugahita usinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare utubwire akarere wifuza gukoreramo, utubwire itariki, utubwire isaha, tuguhe imyitozo iragufasha kwitegura neza, nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uratwandikira ni kuri 0789 35 16 26 tukabigufashamo. Ukeneye gukora ariko ukaba ufite umwanya muke, uri mu mujyi wa Kigali, turaza kukureba iwawe, tukakureba iwawe, twakwigisha umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 0789 35 16 26 tuyafashemo. Ikindi ni ukukwibutsa gukanda subscribe ubonye nta mafaranga ufite, ikintu cyose nkizaho nacyo kiba cyagufasha ko wakora rimwe ugahita utsinda, kugira ngo ujye uhita ukibona kugiye ukanda subscribe aho hasi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.